Fanyakazitv, we are the solution. Reka ngwe ikaze we ukurikiye Fanyakazitv, ni rwa rubuga rwanjye nawe aho twungurana ibitekerezo, aho twungurana ubumenyi, tukagirana n'inama ku byaduteza imbere. Yes, uyu munsi nkuzaniye iki? Uyu munsi nkuzaniye uburyo cyanje kukwereka ukuntu ushobora kohereza ibintu binini cyangwa se biremereye nkuko bamwe bakunda kubivuga ukoresheje email yawe. Ubusanzwe ari ujya kohereza ikintu kuri email bakakubwira ko icyo kintu ari kinini kidashobora kugenda cyangwa se kukiza gufata umwanya munini bitewe n'umwanya ubusigaranye kuri Google Drive yawe iba kuri email, ubwo nayo nzagira ikiganiro cyo kuyisobanuraho. Ariko muri aka kanya hari usanga umuntu afite nk'ibintu bifite gigabайt 2 cyangwa se 5. Ese muri icyo gihe wabyitwaramo gute mu gihe ushaka kubyohereza kandi bikagenda bifite umutekano? Cyane ko nko kuri email hari gihe email bisanzwe ushaka kohereza nka folder irimo ibintu byinshi bitandukanye bikaba byakwanga. Uyu munsi ngiye kwereka uburyo bubiri wakoresha ukohereza files zawe cyangwa se documents zawe cyangwa ibintu byo ushaka kohereza kuri email mu buryo kandi bwiza cyane, bunizewe kandi bwihuse. So gumana natwe rero kandi bari bwa mbere waba udukurikiye uze gukora subscribe kugira ngo urusheho kuduteza imbere no kutugaragariza ko udushyikiye mu byo dukora. Inama n'ibitekerezo byawe ni ingenzi. Stay in touch. Yes, reka duhere ku buryo bwa mbere ni filemail.com. Uru ni urubuga cyangwa se website igufasha kuba wakohereza ibintu byawe, zaba document, video, indirimbo, amafoto, ibintu bishyize hamwe cyangwa se ibyo bita compressed file. Ubu ushobora kohereza kugeza kuri gigabайt 5. Dore uko bigenda mu karongo ka mbere cyangwa se ahantu hambere hagenewe ushyiramo email yo ugiye kohereza. Niyo mpamvu ubonanetseho ni receiver. Uwo ari we wese ashobora kuba umuntu, ashobora kuba company cyangwa icyo ugashyiramo email ye. Aha kabiri ugashyiramo wowe ugiye kohereza. Ikintu ugomba kwitondera hano ni ukureba ko wanditse email mu buryo bwiza, kubera ko iyo wanditse email yawe neza ubona ubutumwa muri email bugaragaza ko hari uwo woherereje. Kandi niyo wanditse email yohereje neza nanone bigufasha kubagira gute kuba ubwo butumwa wohereje bwaza kumugeraho. Hano kuri subject ni nka title cyangwa se titre cyangwa se umutwe w'icyo wohereje, kuba ari nk'amafoto, indirimbo se, igitabo, ibintu nk'ibyo ubyita izina kugira ngo woherereje niba ari umuntu ubona ama email menshi atandukanye abashe gutandukanya iyawe n'izindi aba yohererejwe. Ariko utanabikoze ntacyo bitwaye, ufa kuba gusa ufite ubundi buryo umumenyesha ko wamwoherereje ubwo butumwa bwe. Tugiye hano hepfo rero ari utuntu tubiri, add files na add folder. Reka dore kuri add files. Add files ni muri cya gihe ugiye koherereza umuntu ikintu kimwe. Tuvugisha kuba ari ifoto, shobora kuba ari indirimbo, video, audio se, aba ari file nyine imwe na akantu kamwe pana ikintu kimwe gikubiyemo ibintu byinshi. Ugihitamo, harama kugihitamo ukemeza. Ushatse washyiraho nyinshi zitandukanye, hanyuma ukareba neza ko bitaza kurenga za gigabайt zingahe 5 ubugenewe kohereza. Iyo birenze bakubwira ko nyine warengeje. Uburyo bwa kabiri ubushobora gukoresha nanone ni ukuba wahitamo folder. Folder nanone mu gihe uhitsemo folder cyangwa se akantu karimo ibintu byinshi bitandukanye, nibwo butumwa bakubwira ngo niba ubigenje gutya uzaba ushyizemo file cyangwa se ugiye kohereza files ziri muri iyo folder zose uko zakabaye. No vuga ngo harimo files nk'igihumbi cyangwa se 10 cyangwa zingahe zose zihita zigendera muri ubwo buryo. Reka rero tuvuge ko noneho urabona hano ndi gukandagata injyana ahandi ahantu navuga hari by default cyangwa se ako kanya i file mail yita injyana, ariko tuvuge ko ibyo ugiye kohereza biri ahandi. Niyo mpamvu ukinjira ahangaha ukanda hano kugira ngo ujye gushakisha ibyo bintu bindi ugiye koherezaho biba biri. Hari ababika muri my document, hari ababika mu zindi folders zitandukanye. Niyo mpamvu icyo gihe ugahitamo location yaho ibyo ugiye kohereza biri. Iyo umaze kubibona nanone ni ya folder yawe ukora nk'ibisanzwe ugakanda kuri upload, ikakubwira ko ubu ngubu hano ugiye uploadinga cyangwa se ugiye gushyiramo ibintu byose biri muri ka kantu kamwe ariko bibumbiyemo ari byinshi. Iyo urangije rero icyo ukora ukanda kuri send. Aha ndakubitsa ko ushobora kohereza no mu buryo bubiri. Ushobora kohereza mu buryo bwa email cyangwa se link. Link
nabyita ni nk'umurongo umwe uhereza umuntu yawukandaho ugahita umujyana kuri bya bintu wamwoherereje uko byakabaye. Rero kohereza link ukandamo, ushatse ushobora kugira ibyo wandikaho biri buze guherekeza iyo link, warangiza nanone ugakora kuri send. Icyo gihe iyo wahisemo email abashobora kubona iyo link muri email ye. Kimwe nuko iyo link ushobora kuyikopiya nyuma yo kumaze ukanda kuri send, ushobora kuza ugakopiya link ukayiha umuntu bya kuri message isanzwe WhatsApp cyangwa se ubundi buryo bwose ushobora kumwohereza iyo link ku buryo aho yaba ari. Icyo ukora ukanda kuri copy to clipboard, ubundi ugapestinga ahantu hose cyangwa se ugahita ushyira aho ushaka kumwohereza, yaba ari kuri WhatsApp hose yashoboka. Apfa kuba ari buze kubona uburyo accessinga iyi link wamwoherereje, akaba yabasha kugira gute kubona ibyo wamwoherereje, akakandaho akabidownloading. Reka tujye ku buryo bwa kabiri, nibwo abantu benshi bamenyereye gukoresha cyane cyane abohereza ibintu bitarenze gigabyte 2. Ni uburyo bwitwa WeTransfer.com. Narwo ni urubuga rumeze nka nkiriya file mail, ariko rwo ntabwo rurenza gigabyte 2 iyo ugiye kohereza. Ni ukuvuga ngo wandika WeTransfer.com, ukinjira hano ugakanda I agree, hanyuma igikurikiyeho niki urahitamo rero niba ari folder ugiye kohereza cyangwa se niba ari file. Icyo uzirikana nuko utari buze kohereza ibintu birenze gigabyte zingahe 2. Iyo birenze 2 ntabwo bikunda. Aha rero nibwo uza guhitamo niba ugiye kohereza file cyangwa se folder. Inzira ni zimwe nkuko twabibonye kuri file mail. Hano uruzuzaho uwo woherereje, ubwo ni email ye, munsi ukuzuzamo email yawe wowe wohereje. Hano rero itandukaniro rito riri kuri WeTransfer na file mail nuko hano iyo ugiye kohereza, iyo ukora kuri transfer baguha code uza kureba kuri ya email yawe. Hano rero no vuga ngo urakora nka kundi twabibonye yari kuri file, ureba file nyine imwe, yaba ifoto, audio, video, ugahitamo icyo ushaka kohereza, ugakanda, wamara gukanda ugakanda kuri open. Urayibona ko yahise igeramo hariya. Iyo imaze kugeramo urakanda kuri transfer cyangwa se send. Aha rero ni bwa buryo no bushobora guhitamo kohereza, byaba ari kohereza nka document ijya kuri email cyangwa se kuza kubona link. Iyo kanze kuri get a link uhitubona nano uburyo bwo copy ya link iyo icyo wamaze ku uploadinga cyagiyeho. Iyo ukoresheje rero kuri send with email bakohereza code kuri ya email washyizemo. Icyo gihe icyo usabwa uhita winjira kuri email yawe ukareba izo code bakoherereje, ukazuzamo hano kuri enter verification code. Icyo gihe rero iyo umaze gushyiramo ukanda kuri send, ubutumwa bwawe cyangwa se document zawe ushatse kohereza zihita zigenda. Reka tujye no kuri folder. Mu gihe ushaka kohereza folder yawe nkuko twabibonye mbere, ushobora kuyifata upload, n'ubundi uyihitamo, warangiza ukora kuri upload, nayo ikajyaho ugakora n'indi nk'ibisanzwe. Ugahitamo kuba wakohereza nka email bisanzwe cyangwa se guhabwa link yo kugira ngo ubashe kohereza. Ikindi kintu rero hano kuri WeTransfer ariko no kuri file mail birashoboka ntavuze, nuko ushobora kuba wadragging cyangwa se ari ukuntu terura ugaterekamo. No kuvuga ngo wamaze kuzuzamo ya email yawe wohereje no woherereje, ushobora kureba ya folder cyangwa se ya foto ushaka kohereza, ugaterura ugatereka muri kano kazu kari hano, ubundi procedure n'ubundi cyangwa se ugakurikiza n'ubundi y'amabwiriza twavuze mbere nkuko byari bimeze. Turabashimiye cyane kuba mwabanye natwe. Hanyuma niba ari ikindi wifuza kuba batubwira batubaza, ahagenewe gushyirwa ubutumwa harahari, tunafite na email ushobora kutwandikira cyo wifuza kutugezaho. Ahasigaye dukomeze tubane twungurane ubumenyi. Turabakunda cyane, ni aho butaha. Fanyakazitv, we are the solution.